Making the most of your situation. Making the most of your situation. Mu Kinyarwanda haravuga ngo ibihe byose bihindure amahirwe yo gusohoza icyubere. Iyi munsi y'ibihe byawe ya situation urimo ihagarariye icyubere. Uva mu gihe cyawe urimo, ibihe byanjye birimo, ugerageze kubikuramo no kubimenya n'icyubere ukore uko bisa kose. Nta gihe tugeraho ari impanuka. Ibihe byose tubamo biri muri gahunda y'ubuzima Imana yaduhaye. Hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kubiba, igihe cyo gusarura, hari igihe cy'izuba, igihe cy'imvura, hari igihe cyo kuzima, igihe cyo kurwara, hari igihe ibyo bihe byose rero byose ugeze munsi y'ishyano ryamukuyeho. Dukuye urugero kuri Pawulo kuri ibi bice. Pawulo yabayeho mu buzima butandukanye. Ibyakozwe n'intumwa byaduhaye ubuzima bwa Pawulo uko yabayeho. Yabayeho mbere ari umuntu w'umunyadini, w'umunyabwenge, kandi ufite ibyo akeneye byose muri ubu buzima. Ubunyadini bwe yagize
Pawulo ariregura ati nta cyaha nakoze ku mategeko y'Abayuda. Pawulo ariregura ati nta cyaha nakoze ku mategeko y'Abayuda cyangwa ku rusengero habe no kuri Kayisari. Fesito ashatse kwikundisha Abayuda abaza Pawulo ati urashaka kujya i Yerusalemu gucirirwa urubanza rw'ibyo imbere yanjye? Pawulo yamusubije wacu wiwe katerina muri umuntu wese ushaka kubyaza umusaruro ibihe icyaba bibi byaba byiza, ingingo ya mbere ugomba kumenya nuko imigambi y'Imana ifite imigambi yawe. Hahanurira imigambi abantu baba bafite si Imana. Yesu ashimwe. Hahantu usekera wishimye imigambi y'abantu bafite si Imana. Imigambi y'Imana mu bihe byose iba ari imigambi y'Imana. Mu bihe byabo, mu buzima bwanjye na imigambi y'Imana iba ari imigambi y'Imana. Kandi isumba kure cyane imigambi yawe n'imigambi yawe. Haleluya. Muri ibyo turasoma umwami Festus yari asimbuye umwami bitaga Felix mu bice byabanje twarabisoma. Pawulo yabanje kuburana kuri Felix, igihe cye kirarangira haza umwami Festus. Festus akigera ku ngoma nshya amanuka i Kayisariya i Yerusalemu, ariko asiga Pawulo ari i Kayisariya nga Felix aho bari bamutanga. Felix yari yajyanye Pawulo i Kayisariya no kumuhungisha Abayuda bendaga kumuhungisha. Hanyuma akimanuka mu mateka no kumanika uyu mwami Felix wabanje yari umugome kurusha uwari ugiye muri Festus. Ariko nubwo yari umugome ntabwo yashoboye kugirira nabi Pawulo kubw'umugambi w'Imana wari kuri Pawulo. Ariko yarabyifuje mu bice byabanje. Ariko Felix ntiyabishoboye kubera umugambi w'Imana wari kuri Pawulo. Felix avuye mu hajyaho Festus. Festus amusimbuye ngo amaze iminsi mike cyane icumi idafatika ku ngoma, amanuka i Yerusalemu gutambatambuka kureba Pawulo. Ahageze ahahura n'urubanza rwa Pawulo. Abayuda n'abatambyi bakuru barega Pawulo yuko hari umuntu ufungiye yavuye ariko ukwiriye kwitwa kugagize nabi. Bamusaba kugira ngo amanuke i Yerusalemu aze gusanga Felix hano, Festo hano, ariko bafite umugambi wo kumutegera mu buzima bujya kurusha mwinshi. Ariko Imana nuko yakukijije imbere irongera imucisha akanwa ka Festo iravuga ngo uwageze Kayisari ntabwo akimanuka hano, ahubwo mwitoremo abantu niba bamurega abakuru bamushinja tuzazamukane za Galilaya mujye kumushinjiriza mu biro byanjye hano ntabwo hakuranye. Iyo ni Imana iri gukora imigambi yayo, irimo itandukanya imigambi yayo. Bibiliya iravuga ngo nzatandukanya imigambi y'incakura n'ubwenge bw'abantu ntigutakanyirize kure. Yesu ashimwe cyane. Igitekerezo icyo ari cyo cyose cyiza ku muntu w'Imana ntabwo gifite uburemere kurusha umugambi Imana ifite. Bibiliya ndayikunda cyane iravuga ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe, bazaguhunga banyuze mu nzira zirindwi. Bazaza bagusanga banyuze mu nzira imwe, ariko niba kugera ku mugambi w'Imana bazaguhunga, ntabwo bazongera gusubira mu nzira imwe, ahubwo bazataha mu nzira zirindwi batandukanye nabo. Imigambi y'Imana rero muri situation y'abantu bose mu buzima, reka ubuzima bwacu nk'ubwa Pawulo bwari bumeze buri mu kiganza cy'Imana. Ntabwo ubuzima bwawe buri hanze y'ikiganza cy'Imana. Wibwira ko ari wowe wirinda, ukibwira ko ari wowe wirarira, ukibwira ko ari wowe wicura, ukibwira ko ari wowe wibeshejeho, ibyo ugeze ukanikuta mu gituza, ukibwira ngo uraremereye. Ariko reka kubwira Imana yagucibutse ibwacu. Satani yagutera ifuza ibyo kuzimuka
kuza gutera umuntu w'Imana, hari umugambi w'Imana uri kuri njye nawe, Imana itarekera kuzirikwa. Ntabwo Imana iturinda ngo turi beza, ahubwo iturinda ko idukunda, kandi iturinda ko muri twe nari umugambi wawe. Haleluya, haleluya. Pawulo arindwa Augusto wari mu gihome Kayisari, arindwa na Festo i Yerusalemu, bamusabye ngo amanuke i Kayisari, aje i Yerusalemu, ariko bamutegera muzika bamwice ntagere no kubaburanira. Ariko Imana ikoresha uwaburanira n'umugabo yawe. Ntabwo Pawulo yamukurikira ngo azirika, ahubwo ndihageze kandi ari y'ibiro byanjye. Ntabwo namuhamagara hano, ahubwo utore b'abakuru hanyuma nizamuka tuzazamuka, ningerayo muzamushinje ibyo mumurega hanyuma tubyumve. Imana igihugu tuvuga hano bwacyo kibazo ngo rero bishoboye cyane abantu bakoze. Imana ifite imigambi irenze imigambi yawe. Niba ushaka kubyaza umusaruro ibintu urimo simbizi, twicara nanjye ufite ibihe byanjye, nawe ufite ibihe byawe, buri muntu ufite ibihe bye, ariko ndakubwira ibihe birasimburana. Ibihe byiza bisimburanwa n'ibibi, ibihe byiza bisimburanwa n'ibibi. Nta bihe byiza bibaho umuntu wese agenda byiza bafite ibihe bibi bisimburanwa ibihe birasimburanwa mu buzima. Icyo Imana idusaba muri ibyo bihe ni uko tumenya imigambi yayo kuri twe, tugahora iyo dutumbiriye nturebe ku bihe, ahubwo ukareba ku Mana. Haleluya. Pawulo yashoboye ubuzima bwe bwo gutotezwa no guharagwa, ashobora guhagarara avuga ubutumwa bwiza, ariko icyamushoboresheje ntabwo yigeze avuga umugambi w'Imana mu buzima bwe. Mu bihe yajyagamo yawujije umugambi w'Imana mu buzima bwe, yaratugenda yizi. Uzi ko yamanutse Yerusalemu, yamanutse mu Befeso abasezera, ariko agiye gupfira i Yerusalemu, ariko byabaye, ariko ageze Imana iravuga ngo burya ubu muri igihe cyari cyagera muzongera mutaruzi imvuye, kugira ngo nabo abatabwira babwire, kandi n'ibiva ikibana. Igice rero cya 23 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku w'icyenda, batwereka ukuntu ibihe byose bitugera ntabwo bitungura Imana. Ntabwo ibihe Pawulo yari arimo byari byatunguye Imana, ariko nubwo byari bikomereye Pawulo, hari ukuboko kw'Imana kwagendanaga nawe aho yajyaga. Yesu ashimwe. Mwirura nagiye hari ukuboko kw'Imana, mu gutotezwa kwe hari ukuboko kw'Imana, hari imigambi y'Imana. Haleluya, haleluya. Niba ushaka kubyaza ibihe byawe ibyo ari byo byose umusaruro ukabera n'icyo Imana yakuresherejeho, ntugamushe imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Ntukagendere ku migambi yawe, ntukagendere ku migambi y'abantu, ntukagendere ku byo Satani yabwiye mu matwi yawe, ibyo ureresha amaso, jya urenza amaso ibyo ureresha amaso, urenze kwizerwa n'ibikaboneshwa amaso. Iyo ni imigambi y'Imana mu buzima bwawe. Imana niyo ivuga ngo ta, Imana niyo ivuga ngo baho, kandi niyo yirangiza igihe kigiye kuvuga ngo ntabwo kigeza. Ibyo tunyuramo rero ntabwo bihuriye n'iby'Imana ivuga. Urupfu, ubugumba, ubushomeri, kwambara ubusa, ibyo ni byo biduhangayika kuri iyi si. Ariko Pawulo we yari ababajwe, ibyo si byo byari bimubabaje, ahubwo hari icyo turi bukibone, hari icyo yaharanyirizwaga. Ariko muri ibyo byose Imana ni Imana, kandi Imana ihorana imigambi myiza kuri twe. Ndabahumurije rero ko muri hano muri mu bihe bitandukanye, byaba iby'uburwayi, byaba ibyabihereshaga, ibyababuranyaga, ibyabahumurizaga, mufokasinga imigambi y'Imana muri ibyo bihe, muzabyara umusaruro mwiza. Ibihe bizahinduka byiza, reka bavuge hari igihe cyo guhindura ibihe bibi bigahinduka byiza, kandi utuye mu gihugu ariko ukaba amahoro, umutekano, ibitotsi ukaryama ugasinzira ukabona
wawe kubihe kubibaza kubikuburanya kubikujyamusha kubiguhamagara ngo uburane cyangwa umutima wo gukomeza kushikamiza ku Mana ariko rega ariko kwizera rero umutima ntabwo ucike rero umutima ntujya rero umutima ugerekana rero umutima ugera mu masezerano rero umutima uhindura ibihe bibi byiza mpumurije itorero nanjye yihumuriza mpumuriza ubuyobozi bwa Divine Destiny Church mpumuriza Divine Destiny Church ibihe turimo ntabwo ari byo kubwica ahubwo kugira ngo Imana imigambi yayo izasohora kandi izasohora ryose. Yesu ashimwe cyane. Niba ushaka kubyaza umusaruro ibihe byawe rero ufokasinge ku migambi y'Imana tumira imigambi y'Imana ku buzima bwawe menye icyo Imana yakwemera menye icyo Imana yaguhamagara menye icyo Imana yakurokoreye menye icyo Imana yagutoranyirije menye icyo Imana yagukuriye mu bantu ikakurobanura menye icyo Imana ivugana nawe yaturutse mu mwami wacu Yesu Kristo wagucunguye ku giti akakugira umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ingingo ya kabiri dukura muri aya magambo badusomera umurongo w'icumi wa 12 icyo umuntu agomba kumenya kugira ngo abyaze umusaruro mu gihe cye. Badusomere wa 10 kugeza kwa 12. Paulo aramusubiza ati mpagaze imbere y'imanza ya Kaisari niho nkwiriye gucirwa urubanza. Urumva icyaha cy'abantu bashatse Kristo ashatse kwikundisha kwa Yuda abaza Paulo mbese waba ushaka kubohorwa ujye kuburana i Yerusalemu. Paulo nawe aramusubiza ati do mpagaze imbere y'intebe y'imanza ya Kaisari ariko ndagusaba yuko wareka bariho kuburana i Yerusalemu hagatsindwa mu nzira hari imigambi y'abantu kugaruka muri kiriya gice hari ibyo Satani yateze ahubwo ujye muri umugambi w'Imana. Haleluya haleluya haleluya. Ujya reka bakubwira umugambi no kujya mu nzego zisumbuye n'iz'inzego ujya hari inzego zo hasi zigucurira imigambi uzakirwa n'icyo hejuru y'umugambi w'Imana. Ntukange kujurira urakunda ntukange kujurira kujurira cyo ntabwo abantu b'isi bazi ubwenge burya amategeko y'isi azi ubwenge niyo mpamvu habaho urukiko rw'ibanze rwisumbuye n'urukiko kujurira hari ubwo habacura imigambi ariko Imana ikazaguciriza mu bwisumbuyeho kuko imigambi yacu iyo hari abakurenganyaga waba ubarenze ubataye. Urumva imigambi ya Paulo yacurirwaga hasi ariko hejuru nta migambi y'ibijyanye. Paulo nawe ntunganire hajya agatsindwa mpagaze imbere y'intebe y'Imana ya Kaisari maze ubwihorere uburanire hano. Nta kibi nakoreye Abayuda kandi nawe urabizi ko ntacyo batega. Nuko niba narakiraniye cyangwa narakoze ibikwiriye kunyicisha ibyaba bandeze nta muntu ubasha kubama kubw'ibyo kuko
dore ingingo ya kabiri izakuyobora kwitwa byiza. Stand on your own and defend your transparent, your integrity, your clear conscience. Rengera ubunyangamugayo, burana ushingiye ku bunyangamugayo wagize muri ibyo bihe. Vuga wigifanye kubw'umutima utagucira urubanza kubw'ibyo bakorera gukora. Uraryaha uzagira imvume zuri, ariko Imana izamuzi uri mu kuri kandi uri mu kuri. Kuvuga ngo nta kintu akorera abantu, kandi niba kinahari ntabwo naza kubande, niba ari no gupfa niba kintegeke mfate mfe, kuko ngo nakoze icyaha, ariko nzi neza ko nta kintu kuzegura ndeba imbere yawe. Kubw'ibyo ntawabasha kandi ntawandikira. Pawulo niko yavuze ari gufata ibihe rero turimo nk'abantu rusange, nk'umuntu ku giti cye ugomba kuburana nabyo. Uburana nabyo uhagarara n'ububuranyi ubibwira ngo mwabihe biri, nubwo muntaye hagati, mukaba muntaye mu ngori, mukaba muburanya mungiza, ariko nzi neza ko nta kintu kimushinja, ariko Imana sayituyeho, ari no ku bantu nta cyaha bafiteho. Nubwo mungiza, nzi neza ko nzabaho kuguwe. Haleluya. Turimo turagendana. Haleluya. Murashaka hizi bihe byacu byiza, murashaka buri situation tugezemo izajya ikorohera kuyicamo. Itwararike mu ngeso, itwararike mu mbuto, itwararike mu mutima uhindutse, itwararike mu byo ukorera Imana, mu byo ukorera abantu, itwararike ntazagira urubanza gutangati kandi n'ikindi urubanza rwo gupfa kubera ibyo wakoze. Hano rero ahagaze aravuga ngo nta kintu akorerwamo, cyaba ikinshyira mu rubanza bakamvura, cyari ikindi kintu, nta kintu na kimwe nigeze. Ariko niba kinahari bakishira no gupfa rwose ndemeye, niba ruciye mfe nibakira. Ariko niba kidahari ndakomeje ndavugire kwa Kaisari. Haleluya. Reka natwe dufite aho tujurira. Abamari dufite aho tujurira. Tujurira situwesheni kuba ukomeza ujya kesi yawe ukomeza uyijyana imbere kuba uburana ariko uhagaze urabubaye rwose, nta umutima utagucira mu rubanza, ubuzima bwe butakurega ibyaha. Umunyabyaha burya icyaha ni ikintu kibi, icyaha ni ikintu kibi, icyaha ni kibi. Umutima ushinga icyaha ntugira imbaraga zo guhana. Umutima ushinga icyaha ntabwo ushyira amanga. Umutima ushinga icyaha ntabwo utinyuka guhagarara imbere y'Imana. Uko uyabona imbere y'Imana ntutinyuka no guhagarara imbere y'abantu. Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha yirukanka ntawe umwirukankanye. Iyo Satani yaje ashaka kudutsinda no kuduheza muri situation, azana ibirego, azana condemnation, aragutera kwibwira umutima, akanagushinja ikosa wakoze, akanakubwira ikibiguteye, kandi akavuga ati ibyaye kubera yuko wakoze ibingibi. Iyo umutima waje no kwishinja rwose situation ntiyahinduka, abanzi bavuga hagati, ambushi yagufata n'umwanzi byakorera kubasinya. Ariko Bibiliya iravuga murwanye Satani mwize mwiringira mwegera Imana nayizabe. Murwanye Satani azabahura, mwegera Imana nayizabe. Bibiliya ikavuga ngo mugire kwizera nk'ingabo ikingira imyambaro wabo ngome yabo. Mu guhindura situation zacu rero n'ibihe byiza, ugomba guhagarara nta cyaha na kimwe kikwizingira kigutsinda kandi kikurega. Niba wanagikoze aho kuguhinga kuvuga ngo nta kinari, reka barange hari urukiko. Yesu ashimwe. Ibyaha rero
umucamanza abandi bacamanza dufite advocate dufite umwami uri hejuru afite imusira wese Yesu yakuzamutsa iburyo bwa data aho ni dosiye yacu tuburanira niba wagikoze umutima ukamugucira urubanza bantu mbere y'uko ujya kuburana n'abantu na situation baza bishimye wa mwavoka umubwire dosiye yawe unamubwira amakosa yawe hanyuma hagarare ku ruhande rwawe niba ufite uhanagura waba umucira urubanza tukamaraso ye rero ukajya guhagarara Yesu yakamubwira icyaha cyawe ntukaburane ugifite umushinjacyaha ariwe Satani akikurega kandi kikiriho umutima ukigusha ntiyakakura ahubwo ubanze wishime umwavoka umubwire dosiye umuguzi nabikoze yananiwe nacitse intege nabikoze ariko nigeze ko ari wowe unkiza kandi amaraso yawe yamenetse ku bw'ibyaha ndakwizanira Yesu anaguza amaraso ibyo gusa birahagije ko umushinjacyaha aza kugaruka akabona icyo amushinja ntagiye kuko Yesu we afite rapa igihanagura Yesu ashimwe cyane arahanagura Yesu arahanagura icyo wakoze cyose arahanagura amaraso ye nkunda ijambo ry'Imana riri muri Maraki yabaho ni umuriro uvugutira akayisabune y'abagufi Yesu ni isabune y'abagufi ariko izuka riri uzayisabune ukamesa ukaba ukajya mu rukiko ukongerwaho bakagushira cyangwa ukagukurwa n'uburwayi wahishe umugambi w'ubugingo kuko Yesu yakomeza amaraso yaramesa aramesa ikeza akuraho ibyaha akuraho umutima wiciye urubanza Pawulo yaratsinze hano ariko ikintu cyamuteraga gutsinda yarahagaze aravuga ngo ngaho banshinje niba hari icyaha nakoze kimvugishe niba hari icyaha nakoze kinyicishe kikampama no gupfa ndapfa ntabwo byaba ariko niba kidahari ntawashobora kubamba kuko nakubujije haleluya iyo udafite icyo ushinjwa ukomeza imbere y'uhagarara haleluya ariko iyo ufite icyo ushinjwa ntabwo warengaho umutima ushinja n'umutima consciousness yawe reka Imana yaduhaye umutima kandi mu mutima habamo icyo kintu cyo bita consciousness niyo ikubwira ikibi n'icyiza niyo ikubwira ngo wakoze iki bikagushinja igihe ushinjwa wari ukwiriye kwirukankira ku iriba reka umuntu yajya mu rukiko aritegura umuntu yajya kuburana abanza kwitegura ugategura amadosiye yawe barajya gutegura amadosiye yawe ugategura imyenda uzambara ukajya gushaka amazi ukamesa mbere rero yuko ujya kuburana ushaka kwitegura umesa imyenda yawe mu ishura mu maraso y'Umwami Yesu Kristo akumese hanyuma uhagararira urubanza uvuga uti ntabwo umushinja ibyo bandega byari narabikoze koko ariko kuko Umwami Yesu Kristo nizeye kandi kwesa mu guhindura rero situation zawe ibihe byawe ntukabyice ariko ntukabigere ngo ubitinde mu gifite umutima ugushinja ntukabyicarane mu condemnation ntukabitinde kuko Satani azagutsindagira ahantu akwiciye abantu basa muzi ko umuntu apfa agapfa ahagaze kubera Satani akuzi kwiyambura Satani ukumva umutima wawe ukumva ugize umutekerezo ukumva nta cyaha kigushinja ukumva wahagararira abantu
yamwiyambura buri munsi wiyambuye kuko uko wiyambuye yariko hari ntabwo guhagarara mu rukiko satani akurega akakurega uvuga uti niba mushinja mushinje niba ntabikoze ndakeka natwe ariko zikuhagarara barandega ibinyo nawe urabivuga. Haleluya, haleluya. Ingingo ya gatatu yo ni turayisanga mu bice birebire ariko nayo ni ingenzi. Hashize iminsi umwami Agiripa na Berenike bari Kayisariya baramutsa Fesito. Hamaze iminsi myinshi Fesito atekereza umwami ibya Pawulo ati hariho umuntu Feliki asize ari imbohe. Ubwo nari i Yerusalemu abatambyi bakuru n'abakuru b'Abayuda bandegeye ibye bashaka ko mucira iteka. Nabasubiza nti si umuhango w'Abaroma gutanga umuntu bapfe abamurega batari imbere ye akemererwa kwiregura ibirego. Nuko bateraniye hano sinagatinda, ahubwo bukeye bwaho nicara ku ntebe y'imanza mpagaza uwo muntu. Abarezi bahagurutse ntibamurega ikirego cyose cyo mu bibi nakekaga, ahubwo bamurega impaka zo mu idini yabo n'iz'umuntu witwa Yesu wapfuye, uwo Pawulo yavugaga ko ari muzima. Nanjye binyobeye mbuze uko menya ukuri kwabyo, niko kumubaza ko ashaka kujya i Yerusalemu ngo abe ariho acike ku rubanza rw'ibyo. Ariko Pawulo ajuririye kuri Awugusito, nuko ntegeka ko arindwa kugeza aho nazamwoherereza Kayisari. Agiripa asubiza Fesito ati nanjye ubwanjye ndashaka kumva uwo muntu. Undi ati ejo uzamwumva. Bukeye bwaho Agiripa na Berenike bazana icyubahiro cyinshi binjira mu rukiko n'abakuru n'abatwara ingabo n'abakomeye bo muri uwo mudugudu. Fesito ategeka ko bazana Pawulo, maze Fesito abwira Agiripa ati mwami Agiripa, namwe mwese abo turi kumwe hano murareba uyu uwo Abayuda bose bansabiraga i Yerusalemu n'iyi basakuza ngo ntagikwiriye kubaho. Ariko menya yuko atakoze igikwiriye kumwicisha, kandi nawe ubwe ajuririye kuri Awugusito ngambirira kumumwohereza. None uzi ijambo rigaragara ryo kwandikira umwami wanjye, nicyo gitumye muzana imbere yanyu, kandi cyane cyane imbere yawe mwami Agiripa, kugira ngo nitumara kumubaza mbone icyo nandika, kuko ngira ngo ni icy'ubwenge buke kohereza imbohe zinsobanurire ibyo ziregwa. Ibyezo 26 umurongo wa 13 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9 uratwereka abantu Yesu yari ageze i Yerusalemu gusaba kuzana Pawulo kugira ngo mucire urubanza i Yerusalemu kuko ntabwo kumwica. Fesito arabyanga aravuga ati tujyane i Kayisari ahari, hanyuma mumushingirizeyo nanjye nzamucira urubanza. Ariko kubw'imigambi y'Imana irenza Pawulo umugambi bari bafite wo kumwica mu nzira agaruka. Fesito amusange i Kayisari. Fesito ageze i Kayisari umurongo wa 10 n'uwa 12 biratwereka ko bahagaze yiburana agaragaza yuko ibyo bamushinja ari ibinyoma, kandi yahagaze neza nta muntu umucira urubanza, ubuzima bwe bwagaragaye neza. aravuga ati niba babishize bikaba biri mu magendera gupfa n'urupfu, ariko niba bidahaba ari ibinyoma ntawabanga. Hanyuma umurongo wa 13 uratwereka hari ubundi mwami uyu Augusito uyu nguyu yari undi mwami w'ikindi gice muri Roman Empire, yari mugenzi wa Fesito. Ni nk'uko wavuga igihugu wenda cy'u Rwanda na Uganda cyangwa Kongo, ariko byose ni muri Empire yayo. We yari aje gusura Fesito
hanyuma Festo kubera ibya Pawulo byamucanze byamutanganyikishije, ariko yabonye ko ukuri kubyo Pawulo avuga ashaka kugeza ko amugira inama ku rubanza rwa Pawulo. Aramwicaza nawe bari bazanye, aramubwira ati ubwo mugezi wanjye hano mfite ikibazo kinkomeye. Hari umuntu witwa Pawulo yarezwe n'abantu babo b'Abayuda, baramurega akabikurikiza, ariko ibyo bamureze basanze bamurega amafuti ni nta kintu gifatika. Ariko yifuje ko wagira inama kuko kugira ngo umwohereze ahandi ku rundi rukiko nabuze icyo nandika. Nanjye nasanze ari iby'ubuswa koherezwa ku nyamara ariko nta kanote nanditse mvuga ngo uyu muntu yakira urubanza riturutse ni none ndashaka ufashe nawe wumve kumva. Ubwo sinavuga nanjye nshimishijwe no gutega amatwi uwo muntu. Agripa agoswe n'ubundi muntu niho yavuye kwa Agripa ajya kwa Agoswe. Hano Agripa uwe yari afite ubumenyi, impamvu Festo yamugishije inama, yari afite ubumenyi bwinshi ku muco w'Abayuda, ku migenzereze y'Abisiraheli kurusha Festo. Festo yari umunyamahanga ariko utazi umuco w'Abayuda. Hanyuma Agripa yari umwana, yari umwuzukuru wa Herodi, umwuzukuruza wa Herodi bishe Yesu, ariko igihe bahigaga Yesu kumwica niwe uwo Herodi, ni nawe wishe Yakobo, ni nawe watoteje inkuru. Ibyo Abayuda rero muri uyu musheni ya Agripa yari azi umuco w'Abayuda n'imigenzereze y'imyemerere. Noneho Festo ashaka inama kuba byamucanze utazi uwo muco, arabata Agripa yamufasha. Noneho Agripa aramubwira ati rero nshimishijwe n'uko uwo muntu ari, kandi nanjye nkaba numva nishimiye kumutega amatwi ngo numve ko kubyumva. Niho dushoreje aho Festo avuze ati nabonye n'iby'ubuswa, mbona nta bwenge burimo kohereza umuntu ajuriye nta kantu nanditse kababwira umuntu urubanza rw'ibanye kuko bamureze ariko mu cyo bamurega asanga nta mpamvu. Agripa rero aricara mu gitondo, bazanye Pawulo, bazanye imbere ya Agripa, imbere ya Festo n'abandi bose bari baherekeje mu nteko mu rukiko bukeye bwaho, bazana Pawulo imbere y'iyo nteko. Igice cya 26 noneho gitangira Pawulo asohoka aho bari bamufungiye azi imbere y'iyo nteko kwirekura kugira ngo Agripa mwumve Festo we yari yamuye. 25 Agripa abwira Pawulo ati nemerewe kwiregura. Pawulo arambura ukuboko ariregura ati aramukuka Agripa ibyo narezwe n'Abayuda byose mwami Agripa. reka wumve Agripa we yarabizi, wumve ukuntu Pawulo abikora. Ibyo narezwe n'Abayuda byose mwami Agripa, nishimiye ko ari wowe ngiye kubyiyeguraho, kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impaka byo mu Bayuda byose, nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. Ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye, ubwo nahoraga mu bwoko bwacu i Yerusalemu uhereye mbere na mbere, Abayuda bose barazizi kandi baranzi uhereye mbere na mbere, ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga abandi mu by'idini ryacu gukomeza imihango. None mpagaritswe gucibwa urubanza kuko niringira kuzabona ibyo Imana yasezeranyije ba sogokuruza, iby'imiryango yacu 12 yiringira kuzabona ikorera Imana n'umwete mwinshi ku manywa na nijoro, kuko ari byo niringira. None mwami, nicyo gitumye ndegwa n'Abayuda. Niki gituma mugira ngo ni ikintu kidashoboka kwemerwa ko Imana izura abapfuye? Ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti, no kubikora nabikoreraga Yerusalemu, ngashyira abera benshi mu nzu y'imbohe mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. No mu masinagogi yose n'abahanaga kenshi
biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza nti urinde mwami? Umwami aransubiza ati ni Yesu uwurenganya. Ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo utoranye mugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekera, mukize ab'ubu bwoko bwanyu n'abanyamahanga aribo mutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso
muzaze muganire ku experience. Gutakaza ku Mana bwe ntukabitware, ntugasigare uririnda icyakubera umugisha. Don't cry for what you cannot give. Icyagucitse bwe kiba cyagucitse, ntugasigare uririnda icyagucitse, aho uzajya kubwira Imana uti noneho ndabasigiye Imana. Burya hari ikintu kiba giteguye kugikaca. Iyo ukomeje kugacira rero Imana ifite uzagaca ugacire n'Imana n'ibijya kuba, kandi ubuzima bwawe buzahora uriho. Uzi ko Imana iza wari wabona abafite abantu. Iyo umwana afashe urwego uramureka, uribuka ukakutera. Iyo afashe icyuma urarya, iyo afashe igisiga urarya, iyo yegereye ipashe burya ko Imana igiye gutesha. Imana igatera igakira ikitagukwiriye, Imana igakira yagutuma asigara n'umwana wawe utaje kubera akomeza ari inyuma. Mama niko tumeze imbere y'Imana. Duhora twirinda ibyaha dutekereje, duhora twirinda ibyo yabonye bizatwonsa, bizatubabura, bizatugiza iminsi yo kubaho yose, ariko adutesha. Umubyeyi wawe, haleluya. Amahirwe, ubuzima bwacu bwose bukozwe n'amahirwe yo kwamamaza Imana. Bukozwe Imana iduha amahirwe yayo. Situations zose ducamo, Imana izituremera kugira ngo yabeho. Haleluya. Ntabwo ari izo kuririramo, ntabwo ari izo gusakiramo, ni izo kukagurira kw'Imana no guhamiriza abandi ko Imana yawe ari Imana nzima. Ariko siko Imana itabaye Imana mu bwambure gusa, Imana niyo Imana mu bushomeri, Imana niyo Imana mu gupfusha, Imana niyo Imana mu gutakaza byinshi. Iza Imana kuko byabaye byiza se. Ese kuri twe ni ibihe byo kumva. Hano nawe naho nawe Pawulo sohoka mu gihome maze uzabire kuri imbere aho yaravuga aba ntabwo nari narigeze mbabwiriza, sinigeze mbona abantu, ntabwo nigeze mbona na kategoriya abantu kugira ngo bumve Kristo. Arasohoka ngira ngo umuntu abakandika atera amagambo n'amaguru ntabwo umanitse ukuboko. Ikintu gishimishije kikanezeza ni ukuba ari wowe ugiye gusobanurira ibyacu, kandi wowe ubwawe uzi kubizi neza. Imigenzo y'Abayuda n'imyitwarire yabo urayizi. Dore ibyo nderwa na bene wacu. Nagirana ishyaka ryinshi nkatoteza abiyumvira ndimo, nkatwara inzandiko nkabafata kujya mu bihome no kubica. Iyo nahuraga nabo babishe narishimbaga, ariko igihe kimwe nikoreye inzandiko zanjye njye mu rugendo rw'i Damasika mpura n'ikukomeye amanywa y'ihanga bivuga mu gihe turaza ngo Sawuli Sawuli ndabisubiza ngo urinde na aravuga nige Kristo wenda urava ubasaze bahora bamusubiza ku mwami ntabwo usaze ibyo bize bivuganye ukuri n'ubwitonzi kandi ntacyo bagushima. Aravuga arageze hepfo kwa Yesu kose aravuga atariko noneho nawe wakwemera iguhanuzira. Agripa aravuga avuze ko gato guhindura Kristo. Havuze ko gato guhindura Kristo.
kandi nawe mu byiza bishaje bw'amavuta bwoko bw'Imana torero ry'Imana murashaka ibihe byacu bihinduke byiza dukora ibintu icyane tumenye imigambi y'Imana mu bihe turimo icyaka